Red Blue JD. Sinzi ni bamwe mwarabibonye ariko nge maze kumva abantu benshi bavuga ko imiterere y'isi ndetse n'ikirere yahindutse cyane kuva mu kinyejana gishize. Bavuga ko ubushyuhe bw'isi buziyongeraho degre Celsius 0.6 kuva mu kinyejana cya 20 kugeza mu 2100. Nza ahantu kera heraga ubwoko bw'imyaka uyu munsi itakihera. Nzi ubwoko bw'ibimera bwamaze gucika ubu butakiboneka ahantu na hamwe. Nzi ubwoko bw'inyamaswa bwamaze kuzimira bukava ku isi. Nzi abantu bavuga ko igihe imvura yagwiraga cyahindutse ndetse ubu batagihinga bakurikije ibihe by'ihinga byahozeho. Nzi abantu basenyewe abandi bicwa n'ibiza. Hari ikigo mpuzamahanga cy'ubwishingizi cy'Abadage cyitwa Munich Insurance Company. Muri raporo yacyo y'umwaka ushize kivuga ko mu 2016 mu isi habaye ibiza bishingiye ku kirere 326, hafi kiza kimwe buri munsi ahantu runaka mu isi. Urubuga rwitwa Planetoscope ruvuga ko kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugeza aka kanya mu isi hamaze kuba ibiza 184. Niba nta kibaye kano kanya maze kubivuga. Bimwe muri ibi byahitanye abantu barimo nabo tuzi. Uyu munsi abashakashatsi benshi mu birebana n'ubumenyi bw'isi bavuga ko umunyacyaha kuri iyi ngingo ari twe ubwacu, kuko twafashe isi tuyihindura uko tubishaka, ariko inzira twanyuzemo mu kugera kuri ibi yangije isi ku buryo dusa n'abarimo kwishyura ayo makosa twakoze, usibye ko tukinakomeje kuyakora. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva mu mamiliyaridi y'imyaka ashize isi izenguruka izuba. Uku kuzenguruka izuba ku isi niko guha isura ubutaka n'ibimera biwuriho. Mu mpeshyi ibimera bikaba byarumye, mu itumba byose bikaba birashishe. Tukagira igihe cyo kubiba ndetse n'igihe cyo gusarura. Uyu munsi kuva ku rubura rwirunze ku mpera z'isi aho amazi y'inyanja aba yarabaye nk'amabuye, kugera ku ishyamba rinini mu isi rya Amazon muri Amerika y'Amajyepfo, ukava ku butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afurika ukagera ku birwa biri mu mazi magari yo mu isi, buri kose muri utu duce kazi cyangwa kumvise ko igipimo fatizo cy'ubushyuhe bw'isi cyazamutse. Niba buri munsi mu makuru twumva bahitanywe n'ibiza nk'imyuzure n'imiyaga, kandi bakaba batubwira ko ubushyuhe no guhindagurika kw'ikirere bitahoze uku, ahubwo bigenda bihinduka buri munsi, isi n'ikirere cyacu bizaba bimeze bite mu mwaka wa 2100? Abantu n'ibindi binyabuzima bazashobora guhangana no kurokoka imihindagurikire y'ikirere ndetse no gushyuha ku isi? Dukunda ko mwumva Radio Rwanda. Imijyi yarengewe n'amazi, inkangu zahitanye abantu n'ibikorwa remezo, imiyaga yibasiye ibice bitandukanye by'isi, amapfa amaze imyaka yibasiye ibice runaka by'isi. Izi zishobora kuzaba zimwe mu ngingo z'ingenzi zizakunda kuba zigize amakuru y'iteganyagihe mu myaka iri imbere. Byumvikana nk'amayobera kuko n'uyu munsi izi nkuru ziravugwa mu nkuru nyamukuru. Uyu munsi hashize imyaka irenga ikinyejana abashakashatsi batandukanye mu bumenyi bw'isi bakora ubushakashatsi ku kirere cy'isi. Aha nimvuga ikirere muze kumva ibyitwa klima cyangwa se imiterere no gusimburana kw'ibihe birimo iby'izuba n'imvura. Uyu munsi mu kirere, ku butaka no mu mazi hari ibyogajuru 9, indege 3000, ibigo bikora ubushakashatsi ku kirere 11,000, ubuhanga bwo gufata amakuru mu isanzure izwi nka ballon sonde igera ku 1300, amato 4,000 mu nyanja ndetse n'amamashini areremba ku mazi yifashishwa mu bushakashatsi azwi nka balise flottante agera ku 200. Ibi byose mvuze buri segonda biba bisesengura akantu kose karebana n'ikirere n'imihindagurikire yacyo. Ibi byuma byose byamaze gutanga amakuru yuko kuva mu mpera z'ikinyejana cya 19 ubushyuhe bwa hano ku isi bwiyongereho degre Celsius 0.85. Kuva muri iki gihe amazi y'inyanja zo mu isi yazamutseho santimetero 20. Nawe utekereza ko iyi mibare ari mito cyane? Nibyo, ni utubare duto cyane ariko dufite ingaruka zibarwa mu mamiliyaridi y'amafaranga n'ubuzima bw'abantu. Mu 1800 hari ahantu hari umusozi, uyu munsi hari munsi y'amazi. Kugira ngo abashakashatsi bemeze neza ko ubushyuhe bw'isi bwazamutse, bibasaba gusubira mu myaka ya kera cyane bagakorera ubushakashatsi ku bintu byabayeho mu myaka ya kera cyane. Iyi niyo mpamvu mu Bufaransa mu murwa mukuru Paris, muri kimwe mu bigo bikomeye by'ubushakashatsi ku kirere, habitswa abatangabuhamya b'imiterere y'ikirere n'ubushyuhe byo mu myaka ibarirwa mu gihumbi ishize.
ni mu kigo cy'ubumenyi bw'ikirere n'ibidukikije Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Habitswe amagana y'amabumba n'amasayo yakuwe ku ndiba z'inyanja zitandukanye mu isi. Isayo n'ibumba nibyo bigaragaza ingano y'ubushyuhe isi yahoranye kera, kuko isayo riba rigizwe n'ibisigazwa by'ibimera, ibinyabuzima, ibitaka n'ibyondo byabayeho mu mamiliyoni y'imyaka ashize. Imiterere y'isayo ndetse n'iy'ibumba igiye itandukanye bitewe n'ingano y'ubushyuhe inyanja cyangwa se amazi iryo sayo n'ibumba birimo yagiye agira mu myaka ya kera. Abashakashatsi ku miterere n'imihindagurikire y'ikirere bafite ubushobozi bwo gupima ibumba bakamenya ingano y'ubushyuhe inyanja ryavuyemo yari ifite mu myaka 300 ishize. Ibumba cyangwa se isayo baricamo uduce twinshi bakadupima, buri kose kakagenda kagaragaza uburyo aho kavuye hagiye hahindura ubushyuhe uko imyaka yagiye isimburana. Kuva mu myaka 100 ishize ubushyuhe bw'ikirere bwagiye buhinduka mu buryo busimburana kandi buhoraho. Kuva tutarabaho urugendo isi ikora izenguruka izuba nirwo rugenda uku guhindagurika kw'ikirere. Umurongo cyangwa se inzira isi inyuramo izenguruka izuba ntabwo ari uruziga ruringaniye, ni uruziga rwikwedura rimwe na rimwe rukamera nka kuriya igira imeze, rugahindura inzira isi inyuramo izenguruka izuba. Ibi bishobora kubaho nibura inshuro imwe mu myaka 100. Axe cyangwa se icyo wagereranya n'inkingi isi ishinzeho ituma yizengurukaho, nayo igihindura imiterere cyangwa se icyerekezo irebamo. Aho ireba n'uburyo iberamyemo bijya bihinduka. Uko iyo nkingi yihengetse cyangwa iberamye nabyo bigira uruhare mu kugena ingano y'izuba isi yakira. Iyi nkingi ihagaze ku buryo impera z'isi cyangwa se pole zakira imirasire mike y'izuba, urubura rwinshi ruza kuri izo mpera z'isi bigatuma isi yose ikonja. Iyo axe y'isi ihinduye icyerekezo ikareba ahantu imirasire myinshi y'izuba igera ku isi, urubura cyangwa se calotte glaciaire ku mpera z'isi rurashonga, maze umubumbe wose ukinjira mu bihe by'ubushyuhe. Yifashishije amakuru amwe namwe yagiye ava mu bipimo byo gusimburana kw'ibihe by'ubushyuhe n'ubukonje mu nyanja no ku isi, umuhanga mu miterere y'ikirere Madame Valérie Masson-Delmonte amaze igihe akora ubushakashatsi ku guhinduka kw'ikirere. Ashobora kugereranya mu buryo buhamye umuvuduko wo guhindagurika kw'ikirere uyu munsi n'umuvuduko cyahindukagaho mu myaka yashize. Iyo urebye gusimburana kw'ibihe by'ikirere mu myaka ya vuba, by'umwihariko urebye nko mu bihe by'ubukonje, itandukaniro rikomeye ryabayeho ni degrés Celsius 5 ugereranyije ubukonje bwa vuba n'ubukonje bwabagaho kera inganda zitaraza. Iyo niyo mpinduka ikomeye twabonye nk'abantu kuva twabaho. Ubundi ubushyuhe bw'isi buhindukaho degré imwe mu myaka igihumbi. Nyamara uyu munsi ubushyuhe dufite bwazamutseho hafi degrés Celsius 1 mu myaka 100 yonyine. Uguhinduka k'ubushyuhe dufite uyu munsi gufite umuvuduko ukubye inshuro 10 uheruka kubaho mu ishonga ry'urubura riheruka. Mwibuke kwiyongera k'urubura ku mpera y'isi ndetse no gushonga kwarwo biterwa n'icyerekezo axe terrestre cyangwa se ya nkingi y'isi irimo kurebamo. Mwibuke kandi iriya nkingi ihindura icyerekezo nibura rimwe mu myaka 100. Ni ukuvuga ko mu myaka 100 ishize isi yigeze kugira ubukonje, ahantu hose ku isi habaga hakonje, hari urubura rwinshi cyane. Nicyo gihe bise période glaciaire. Ibi nubyandika muri Google urabibona bisobanutse. Uyu munsi axe cyangwa se inkingi y'isi iri mu cyerekezo aho isi igerwaho n'imirasire myinshi y'izuba ku buryo isi ishyuha, ariko ubushyuhe yakagize ubusanzwe ntabwo ari bwifite. Uko ishyushye bifite umuvuduko kuby'inshuro 10 uwo byagiraga ubusanzwe buri myaka 100. Impamvu y'ibi byose hari benshi mu barimo kutwumva barimo kuyikeka. Mu 1896 umunyaswede Svante Arrhenius yakoze ubushakashatsi bwari busohotse bwa mbere ku ngingo ikunze guhuza abategetsi b'isi bayiganiraho. Svante Arrhenius mu bushakashatsi bwe yavuze ko ukwikuba kabiri kw'ingano y'umwuka wa dioxyde de carbone woherezwa mu kirere gushobora gutuma igipimo fatizo cy'ubushyuhe bw'isi kiyongeraho hagati ya degrés Celsius 4 n'6. Mu yandi magambo yaratangiye gushyira ihuriro ritaziguye hagati y'ibikorwa by'inganda ndetse n'ikirere cy'isi. Mwibuke nge namwe twari tutaravuka. Igitangaje muri iyi nkuru nuko Svante Arrhenius ibyo yaramaze kubona mu bushakashatsi yabyishimiye. Muri iki gihe abantu batinyaga cyane gusubira mu bihe by'ubukonje bukabije bw'isi yose, glaciation. Kumva ko isi irimo gushyuha kurusha uko ikonja, iki gihe byari inkuru nziza. Byasabye gutegereza imyaka 1980 kugira ngo impaka kuri iyi ngingo zifata indi ntera.
mu 1988 umuryango w'abibumbye ufatanije n'ikigo cy'isi gishinzwe iteganyagihe Organisation Météorologique Mondiale bahimbye GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ni itsinda mpuzamahanga ry'impuguke rishinzwe gukurikirana impamvu zitera ugushyuha ku isi. Kuri Jean Jouzel, umuyobozi wungirije wa GIEC, ibyavuye mu bushakashatsi bakoze ku bitera ubushyuhe bukabije bw'isi ndetse no guhinduka kw'ikirere ntabwo bikwiye kugibwaho impaka. Umwanzuro w'ubushakashatsi bwa GS ni uko uruhare runini mu bushyuhe bukabije bw'isi ari urw'ibikorwa by'abantu. Ni ukuvuga ibikorwa byacu byohereza mu kirere gazi carbonique. Gazi carbonique tuyohereza mu kirere buri uko dutwitse peteroli n'ibiyokomokaho nk'amakara cyangwa gazi. N'émet à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz. Gaz carbonique abayimenyereye bayita CO2 kandi bayitubwira kenshi. Nguyu umunyacyaha w'ihindagurika ry'ikirere turimo kubona no kumva uyu munsi. Iyi gaze cyangwa se uyu mwuka niwo bita gaz à effet de serre. Indi myuka biti ya effet de serre cyangwa se gaz à effet de serre ni vapeur d'eau, ni ukuvuga umwuka uturuka mu gukama kw'amazi, kumwe amazi ashobora gushyuha agahinduka umwuka yose agakama. Ndetse na metane nayo ni gaz à effet de serre, kimwe n'indi gaze cyangwa se umwuka witwa ozone. Iyi ozone iri amoko abiri, hari bonne ozone. Iyi bonne ozone ni ubwoko bw'umwuka uba mu kirere mu birometero biri hagati y'10 na 40 uvuye hano ku isi. Iyi nanone bayita ozone stratosphérique. Nusoma urubuga rwa internet rwitwa Future Science baraza kukubwira ko ubu bwoko bwa ozone stratosphérique ari umwuka usa n'ukoze igikuta mu kirere. Igikuta cyangwa se igipfundikizo gitangira imirasire y'izuba ityaye ishobora kudutera kanseri z'uruhu. Iyi ni ozone nziza, ni nayo bita akayunguruzo k'izuba bavuga ko twamaze kwangiza. Gusa hari ubundi bwoko bwa ozone yinagira uruhare mu kwangiza iyi ozone twise akayunguruzo k'izuba. Iyi ozone mbi iba mu gice cy'isi cyitwa basse atmosphère. Iyi ivuka iyo umwuka duhumeka buri munsi wivanze n'imyuka mibi yo mu kirere, hakiyongeraho ibyitwa oxyde d'azote bisohorwa n'amamodoka yanyu, bizamuka bigahura n'urumuri rw'izuba bigakora icyitwa atome d'oxygène. Uru ruhurirane rw'imyuka rukora atome d'oxygène nirwo rwitwa mauvaise ozone, iri mu myuka yangiza ikirere. Kugira ngo twumve neza uko umwuka ushobora kwangiza ikirere biradusaba gusubira inyuma gato. Ubusanzwe isi dutuyeho ishyushywa n'imirasire y'izuba. Gusa hari imirasire myinshi y'izuba igera ku isi igahita isubira mu kirere, bikaba nka kwa kundi iyo umuritse urumuri mu kirahuri ubona rusa naho rukugarukiye rukakumena amaso, réflexion de la lumière. Imirasire idahise isubira mu kirere ako kanya yisandara mu kirere hose. Kimwe cya kabiri cy'imirasire izuba ryohereza cyonyine nicyo ubutaka bwacu bukurura ndetse n'inyanja zigafataho. Iyo ubutaka cyangwa se inyanja zikuruye ubwo bushyuhe bw'izuba, hari bimwe mu bimenyetso by'ubushyuhe cyangwa se infrarouge zihita zoherezwa mu kirere. Ubwo bushyuhe buvuye ku isi ubundi bwakazamutse bukajya hejuru iyo ngiyo bukatubisa, ariko bugarukira mu nzira kuko za gaz à effet de serre twigeze kuvuga zirimo za azote zisohorwa n'amamodoka n'inganda zihita zitangira bwa bushyuhe, ntibukomeze urugendo rujya mu kirere ahubwo bukatugarukira. Zikora bya bindi ozone nziza ikora ariko mu buryo bw'imbusane. Ni nko gupfundikira isafuriya iri ku mashyiga, ubushyuhe bukajya buzamuka bugatangirwa n'igipfundikizo bukagaruka mu isafuriya. Uburyo ozone ikoresha itugabanyiriza izuba ngo ritadutwika nibwo gaz à effet de serre zikoresha zitugarurira ubushyuhe bwari bugiye kuva ku isi. Gusa ku rundi ruhande iyi myuka ikora effet de serre cyangwa se itugarurira ubushyuhe iramutse itabikoze twakonja cyane kuko isi yagira ubushyuhe bwa °C 20 munsi ya zero. Gusa igiteje ikibazo ni ukwiyongera kw'iyi myuka ku buryo bisa naho ingano nini y'ubushyuhe bwakavuye ku isi ihigumira, tukamera nk'abari mu nzu ifunze amadirishya n'inzugi mu gihe cy'impeshyi. Inganda, ubwikorezi, ubuhinzi, kuva mu isi haza inganda nyinshi cyangwa se ibyo bise revolution industrielle, ibikorwa by'abantu byohereza mu kirere ku bwinshi CO2, metane na protoxide d'azote. Ni ubwoko bw'imyuka itangira ubushyuhe buva ku isi ikabubuza kujya mu kirere. Mu mwaka wa 2013 wonyine twohereje mu kirere cyacu toni miliyari 39 za gaz carbonique.
mu gupima ingaruka ibi bizatugeraho mu binyacumi by'imyaka bigiye kuza. Ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure NASA cyashyizeho ishami rishinzwe gupima no kwitegura guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, Centre de Simulation Climatique. Aba bafite za mudasobwa zikora ijoro n'amanywa, zikaba zimwe muri mudasobwa zifite ubushobozi bukomeye ziri kuri iyi si. Ni mudasobwa bise Discover ifite ubushobozi bwo gukora imibare miliyari 400 mu isegonda rimwe. Iki kigo gifite mwene izi mudasobwa 15 hirya no hino mu isi. Zifite inshingano zo guteganya uko isi izashyuha mu myaka igiye kuza. Izi mudasobwa zifite inshingano zo gusesengura buri mpinduka ibaye kuri buri kintu mu bigize uruhererekane rw'ibintu bigize ikirere. Iyi imirasire y'izuba igeze ku isi ihita ihindura ingano y'ubushyuhe bwari ku isi. Twese turabyumva. Ubushyuhe bw'isi buhindutse buhita buhindura umuvuduko wo guhindura amazi y'inyanja n'imigezi mu mwuka. Ni nko kongera ingano y'umuriro ucaniriye amazi abira vuba, evaporation. Iyo guhinduka kw'inyanja guhindutse bihita bihindura ingano y'ubukonje buri ku isi. Iyi ingano y'ubukonje buri ku isi ihindutse, ingano n'imiterere y'ibicu biri mu kirere birahinduka. Iyo ibicu bihindutse, imvura igwa irahinduka. Uburyo ikirere gikora ni urushorerane rw'ibintu kimwe kigenda kigira ingaruka gikuye ku kindi, kandi ibi byose ni twebwe bishyira hagati y'urusyo n'ingasire. Uku rero niko abakora mu iteganyagihe bamenye uko bizaba bimeze ejo, kuko umuyaga, izuba, ubukonje ndetse n'ibicu byose bishobora kukubwira uko ejo ikirere kizaba kimeze. Bashobora kukubwira ko hazagwa imvura ngo kuko babonye hari ibicu byinshi. Ikibazo gihari ni uko ubu ngubu ari uburyo bukoreshwa mu kumenya iki kirere kizaduha ejo. Ni gute abahanga mu by'iteganyagihe batubwira iki kirere kizaduha mu 2100? Gavin Schmidt ni umuyobozi wa centre yitwa Goddard ni ishami rya NASA rishinzwe gukora ubushakashatsi ku isanzure, ariko bukaba ubushakashatsi bukorewe mu byumba by'ubushakashatsi cyangwa se laboratoire. Quand on doit faire des projets, iyo ushaka gukora iteganyagihe ryo mu myaka 80 wifashisha ibice by'imikorere y'ikirere bibika ubushyuhe n'ubukonje mu gihe kirekire. Uba ugomba kumenya ingano ya gazi carbonique tuzaba dufite mu kirere no kumenya uko inyanja izaba yitwara icyo gihe. l'océan réagira. Ni ingingo z'ingenzi zagufasha mu iteganyagihe. Le CO2 est un gaz Gazi carbonique ni gazi itangira ubushyuhe ibubuza kuva ku isi. du système. Ni ukuvuga ko iyo ihari tuba dufite ubushyuhe bwinshi bwinjira kurusha ubusohoka. Ubwo bushyuhe butagiye rero buba bugomba kugira aho bujya hano ku isi, ariho mu nyanja. Ukwiyongera k'ubushyuhe mu nyanja rero niko guteza ubushyuhe bwinshi hano mu isi. Dans les océans, l'augmentation des températures océaniques va alors agir sur les températures de la Terre et la planète va se réchauffer. Ni ukuvuga ko kugira ngo tumenye uko ikirere kizaba kimeze mu 2100 bidusaba kumenya ingano ya gaz carbonique ikirere kizakira mu kinyejana cya 21 cyose. Ikidashoboka ni ukumenya niba abantu bazashobora gushyiraho ingano ntarengwa y'imyuka yoherezwa mu kirere. Kugabanya iyi myuka, ibihugu by'isi birimo kugerageza kubishyira mu bikorwa bikurikiza amasezerano yiswe aya Kigali, the Kigali Agreement. Murabyibuka ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 mu 2016 abayobozi barenga 200 baturutse hirya no hino mu isi baje Kigali mu ivugururwa ry'amasezerano mpuzamahanga yiswe ya Montreal yasinywe mu 1985 agamije guhagarika gukoresha bimwe mu byuma bisohora umwuka wiswe hydrofluorocarbures, birimo amwe mu mafrigo akoreshwa mu ngo, bimwe mu byuma bikonjesha amazu ndetse na bimwe mu byuma bikoreshwa mu nganda. Ibihugu 197 byasinye amasezerano ya Kigali byiyemeza kuzatangira kuyashyira mu bikorwa mu 2019. Abategetsi b'isi basinye amasezerano muri gahunda yo gushyira mu bikorwa andi masezerano bari baherutse gushyiriraho umukono i Paris mu Bufaransa. Bavuga ko bashaka ko iki kinyejana kizarangira ubushyuhe dufite butarenze °C0.5 zinyongera ku gipimo fatizo cy'ubushyuhe dufite uyu munsi. Barashaka gukura ku isi imyuka igera kuri 99 igira uruhare mu kubuza ubushyuhe kuva mu isi. Bavuga ko ibi nibabigeraho bazaba bagabanije nibura impfu miliyoni 20 z'abantu bapfa buri mwaka bazize kanseri z'uruhu ziba zatewe n'imwe mu mirasire y'izuba itugera hita yunguruwe n'umwuka witwa ozone ubusanzwe tuyungururira izuba ngo ritadutwika. Ntabwo byoroshye kumenya neza niba basinye amasezerano ya Kigali, aya Montreal, ayiswe ya Kyoto, aya Paris n'andi menshi agamije kugabanya kohereza mu kirere imyuka ifunga inzira y'ubushyuhe buva ku isi. Nta uzi niba bazubahiriza ibyo basinye ku buryo mu 2100 ubushyuhe butazaba bwararenze aho buri uyu munsi.
Kubera iyi mpamvu itsinda ry'impuguke zishinzwe gukurikirana ihindagurika ry'ikirere GIEC ryakoze ubushakashatsi rifatanije na Institut Goddard ikorera muri NASA, maze bagaragaza amasura ane isi ishobora kuzaba ifite mu 2100 bitewe n'uburyo abatuye isi bazitwara mu kongera cyangwa se kugabanya imyuka ibuza ubushyuhe kuva ku isi, gaz à effet de serre. Isura mbi muri izi enye isi ishobora kuzagira mu 2100 ishingiye ku kuba abantu ntacyo bakora gifatika mu kurwanya ukwiyongera k'ubushyuhe bw'isi. Imyuka yangiza ikirere irakomeza koherezwa mu kirere ku buryo ishobora kuzaba yarikubye kabiri kuva uyu munsi kugera ikinyejana kirangiye. Nibigenda gutya mu 2100 tuzaba dutuye mu isi ifite ubushyuhe bwiyongereyeho °C enye uvuye ku bushyuhe dufite uyu munsi. Iki ni igipimo cyo kugereranya kuko ubushyuhe bushobora no kuzarenga aha muri bimwe mu bice by'isi. Gavin Schmidt muramwibuka, ni umuyobozi wa Centre Goddard, ishami rya NASA rishinzwe gukora ubushakashatsi ku isanzure, ariko ubushakashatsi bukorewe mu byumba cyangwa se laboratoire. Vous pouvez commencer à voir vers la fin. Iki kinyejana gishobora kuzajya kurangira muri Afurika ubushyuhe bwariyongereyeho °C esheshatu cyangwa zirindwi. Muri Arctique hashobora kuzaba hari ubushyuhe bwiyongereyeho °C 11 mu mwaka w'2100. Izaba ari isi idafite ikintu na kimwe ihuriyeho niyo tuzi uyu munsi. Bizaba ari impinduka ziteye ubwoba zizahindura isi ukuntu itigeze imera kuva mu myaka nibura miliyoni 3 ishize. Qu'il mettrait la Terre dans des conditions qu'elle n'a pas connues depuis peut-être 3 millions d'années. Mu myaka miliyoni 3 ishize muri Greenland mu majyaruguru ya Amerika hafi ku mpera y'isi uyu munsi hibera urubura. Icyo gihe habaga umukenke mwinshi, ari ahantu hatagwa imvura cyane. Amazi y'inyanja yari yigiye hejuru kurusha uko bimeze uyu munsi. Mu 2003 ibihugu byinshi by'Uburayi byagize ubushyuhe bukabije bwahitanye abantu bagera ku 15,000. Iyi ni imibare y'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe ubushakashatsi ku miturire, Institut National d'Études Démographiques, INED. Mu bice bimwe na bimwe by'Ubufaransa, Portugal, Ubutaliyani, Espagne, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi n'Ubuholande bashoboraga kugera ku bushyuhe bwa °C 40. Abapfuye cyane bari abasaza n'abakecuru. Mu 2100 ibihe by'ubushyuhe nk'ibi bishobora kuzajya bibaho impeshyi imwe kuri ebyiri mu bihugu by'amajyepfo y'Uburayi. Ubusanzwe ubushyuhe bw'agace runaka buterwa n'ibara ry'ako gace. Inyanja kenshi ziba zijimye, zikurura ingano n'imirasire y'izuba zigashyuha vuba. Ibice birimo urubura rwinshi by'imirasire ibikoraho igasubira mu kirere, ahubwo urwo rubura rugateza amahumbezi aho ruri hose. Gusa iyo urubura rutangiye gushonga kubera kuzamuka k'ubushyuhe, rukaba ari rwa rubura ruba rutwikiriye zimwe mu nyanja, inyanja ihita yisanga irimo kwakira izuba mu buryo butaziguye cyangwa se uburyo buri direct, niba hari ababyumva neza gutya. Noneho iyo nyanja ikabika bwa bushyuhe buhita butangira kuzamuka bwerekeza mu bice byegereye iyo nyanja byose, bityo abantu baturiye inyanja bakagira ubushyuhe buruta ubwacu. Mu bice by'impera z'isi bizwi nka pole, yaba iy'epfo cyangwa se iya ruguru, haba ubwoko bw'inyamaswa y'inyamabere ubusanzwe ishobora kuba mu mazi n'imusozi, ariko mu bukonje bukomeye bumeze nk'ubwo mu nyanja. Ni inyamaswa zitwa ours polaire cyangwa se ours blanc. Uyu munsi ihuriro ry'imiryango mpuzamahanga irengera ibidukikije IUCN ryamaze gushyira izi nyamaswa ku rutonde rw'inyamaswa zishobora kuzaba zarazimye ku isi mu 2100. Uyu munsi mu isi yose hasigaye ours polaire 22,000 zonyine, izindi zose zarapfuye kuko urubura rwo ku mpera z'isi rurimo gushonga. Urubura rwose rwo muri Greenland nirushonga ruzabyara amazi menshi azuzura mu nyanja zitandukanye. Amazi y'inyanja azahita azamukaho metero 7. Iyi niyo mpamvu kubaho k'urwo rubura ari ingenzi kuri twe twese. Greenland ni impera y'isi imwe iri ruguru ya Amerika y'Amajyaruguru. Indi mpera y'isi y'epfo ni umugabane wa Antarctique. Antarctique ni umugabane banita continent blanc kuko ugizwe n'urubura. Niba urubura rwa Greenland rurimo gushonga kubera ubushyuhe bw'isi, urwa Antarctique narwo ntabwo ruri mu bwihisho. Kugira ngo bakurikirane ishonga ryarwo, impuguke mu gukurikirana ishyuha ry'isi zimaze imyaka 10 zikurikirana uyu mugabane. Indege z'ubushakashatsi za NASA zirirwa zifotora uyu mugabane. Ibyogajuru bitandukanye biri mu kirere cy'uyu mugabane bikurikirana mu buryo buhamye uko uyu mugabane ukomeza gutakaza ubuso. Amarobo y'ikigo cy'Abongereza British Antarctic Survey
munsi y'amazi ari mu nyanja akurikirana inkomoko y'ishonga ry'urwo rubura. Ibi byuma byose byamaze kugaragaza ko gushonga ku rubura rwa Antarctique gushobora kuzatuma amazi y'inyanja zo mu isi yose azamukaho metero 5. Ubushyuhe dufite uyu munsi niburamuka buzamutseho dogere Celsius 3 zonyine, urubura rwose ruri mu isi icyo gihe ruzashonga ku kigero kizazamura igipimo cy'amazi y'inyanja zo ku isi ho santimetero 45. Ntabwo ingaruka zo kuzamuka kw'amazi y'inyanja zumvikana vuba, ariko bwana Peter Douglas Ward, umwarimu w'ubumenyi bw'ikirere muri kaminuza ya Washington, avuga ko urwego amazi y'inyanja ariho uyu munsi naramuka azamutseho santimetero 0.5, umubare w'abantu bafite ibyago byo kuzahitanwa n'imihengeri iva mu nyanja uzikuba 3. Umubare w'ibintu biri mu byago byo kwangirika uzikuba inshuro 12. Amazi y'inyanja naramuka azamutseho metero 2, 2% by'abatuye isi bazasabwa kuva mu byabo. Nazamukaho metero 3, uduce twinshi turimo ubukungu bw'isi nk'ibyambu tuzarekeraho kubaho. Umubare w'impunzi z'imyuzure n'imihengeri uziyongera. Inyanja niziramuka zizamutseho metero 4, ibi ngibi byo abashakashatsi bakene nabo batekereza ugushoboka kwabyo. Hari imijyi byasaba ko yongera kubakwa guhera kuri 0. Ibyambu byinshi byaba biri munsi y'amazi. Ingomero nyinshi z'amashanyarazi zarekeraho kubaho. Peter Douglas Ward avuga ko inyanja niziramuka zizamutseho metero 5 bizateza ingaruka zingana n'izatezwa n'intambara y'isi. Aha byava mu kuba ibibazo by'ibidukikije bigahinduka ibibazo bya politike. Ibi byose nibyo abashakashatsi bakeka ko bizaba niba isi ikomeje gushyuha. Gusa raporo ya GIEC yo mu 2013 ivuga ko uko bizagenda kose tuzarangiza iki kinyejana amazi y'inyanja yarazamutseho santimetero 97. Inshamake y'iyi raporo ushobora kuyisanga ku rubuga rwa internet rwa GIEC ari rwo y3.ipcc.ch y3.ipcc.ch. Hari indi nzira binyuramo kugira ngo amazi y'inyanja yiyongere bitewe n'ubushyuhe bitanyuze mu nzira zo gushonga ku rubura. Iyo amazi y'inyanja ashyushye cyane akora ibyiswe dilatation, ni nko gukweduka cyangwa se kwiyongera mu ngano. Igipimo fatizo cy'ubushyuhe bw'inyanja kiramutse kiyongereho dogere Celsius 3, inyanja zahita zizamuka mu birebana no kuzura ho santimetero 20. Bitewe n'uko bitekerezwa ko ibi ngibi bizabaho, uyu munsi hari ibirwa bitekerezwa ko bishobora kuzarengerwa n'amazi mu 2100. Ni ikirwa cyitwa Kiribati kiri mu nyanja ya Pasifika muri Oceania. Ibindi birwa bishobora kuzavaho ni ibyiswe Tuvalu, nabyo biri muri Oceania, ndetse n'ibirwa bya Maldives biri muri Aziya y'Amajyepfo. Ubu bwose ni ubutaka butuwe n'abantu, ariko buri kuri metero nke uvuye aho amazi ari, ku buryo bihagije ngo inyanja izamukeho santimetero 60. Ibi birwa byose bigahita bihagarika kubaho. Ibi bishobora kuzaba ku hantu hegereye inyanja n'andi mazi magari, mu gihe hari ibice by'isi cyane cyane nko muri Afurika ho hashobora kuzaba ubutayu. Mu gihe cy'izuba ryinshi ibimera ntabwo bibona amazi ahagije, bityo bigerageza kurondereza ayo bifite. Mu kugera kuri ibi bifunga utwenge bifite ku mababi twitwa stomate, kandi utwo twenge nitwo ubusanzwe binyuzamo gaz carbonique bigasohora oxygene cyangwa se umwuka dukeneye ngo duhumeke. Iyo ibimera byafunze amababi ntibyakire gaz carbonique, ubwo nyine iyo gaz carbonique ihita ijya mu kirere igashyira itafari ku gikorwa cyo kutwongerera ubushyuhe. Uyu munsi abaharanira kurengera ibidukikije bari mu ntambara yo gusaba abatuye isi cyane cyane za leta z'ibihugu kugabanya ibikorwa byohereza mu kirere imyuka ibuza ubushyuhe kuva ku isi. Nubwo uyu munsi twahagarika ibyo bikorwa byose, uko byagenda kose hari ingaruka zizatugeraho kubera imyuka yamaze kugera mu kirere. Hari abantu bemeza ko bitazoroha ko ibihugu bikize ku nganda bizemera kugabanya imyuka byohereza mu kirere. Mwibuke mu mpera z'umwaka wa 2015 abahagarariye ibihugu byinshi mu isi bari pari mu Bufaransa mu nama mpuzamahanga yiga kwihindagurika ry'ikirere. Aha basinyiye amasezerano y'uko buri gihugu muri ibi kigiye kugira uruhare mu kugabanya ingano y'imyuka ihungabanya ikirere cyohereza, ku buryo igipimo cy'ubushyuhe dufite kitazigera kirenga dogere Celsius 2
ugereranije n'uko ubushyuhe bw'isi bwanganaga mbere y'inganda. Kugabanya iyoherezwa mu kirere rya carbone ku gihugu gikize ku nganda, ubwo biba bisobanuye guhagarika no kugabanya bimwe mu bikorwa ahanini birebana no gucukura no gutunganya ibikomoka kuri peteroli. Ntabwo ari byiza kubakora mwene ubu bucuruzi bupima amamiliyaridi y'amadolari. Birumvikana aya masezerano ya Paris akimara gusinywa ntabwo yabaye inkuru nziza kuri aba bacuruzi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyamamaza mu mwaka ushize yasezeranije abanyamerika kuzakura igihugu cyabo muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Kuri Perezida Donald Trump kubahiriza aya masezerano ya Paris ni ukwimama miliyoni y'abanyamerikakazi kuko hari ibikorwa bizahagarikwa. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2017, Perezida Trump yabwiye isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yasinywe na Perezida Barack Obama, amasezerano yo kugira uruhare mu kugabanya ibishyushya ikirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya kabiri mu isi mu kohereza mu kirere carbone nyinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa byonyine byohereza mu kirere cyacu 40% by'imyuka yose igira uruhare mu kutwongerera ubushyuhe. Birumvikana ibingibi bituma ikirere kidakora ibyo cyagakoze, mu gihe ubusanzwe dukundiye ibintu bikora ibyo byagakoze. Icyiza ni uko mwe mukora ibyo mwagakoze muduha ibitekerezo kuri page ya Facebook Radio Rwanda. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye. Red Blue JD. Ko igipimo fatizo cy'ubushyuhe bw'isi cyazamutse. Niba buri munsi mu makuru twumva bahitanywe n'ibiza nk'imyuzure n'imiyaga, kandi bakaba batubwira ko ubushyuhe no guhindagurika kw'ikirere bitahoze uku, ahubwo bigenda bihinduka buri munsi, isi n'ikirere cyacu bizaba bimeze bite mu mwaka wa 2100? Abantu n'ibindi binyabuzima bazashobora guhangana no kurokoka imihindagurikire y'ikirere ndetse no gushyuha kw'isi? Dukunda ko mwumva Radio Rwanda. Imijyi yarengewe n'amazi, inkangu zahitanye abantu n'ibikorwa remezo, imiyaga yibasiye ibice bitandukanye by'isi, amapfa amaze imyaka. Community Insurance Company muri raporo yacyo y'umwaka ushize kivuga ko mu 2016 mu isi habaye ibiza bishingiye ku kirere 326, hafi kiza kimwe buri munsi ahantu runaka mu isi. Urubuga rwitwa Planetoscope ruvuga ko kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugeza aka kanya mu isi hamaze kuba ibiza 184. Niba nta kibaye kano kanya maze kubivuga, bimwe muri ibi byahitanye abantu barimo n'abo tuzi. Uyu munsi abashakashatsi benshi mu birebana n'ubumenyi bw'isi bavuga ko umunyacyaha kuri iyi ngingo ari twe ubwacu, kuko twafashe isi tuyihindura uko tubishaka, ariko inzira twanyuzemo mu kugera kuri ibi yangije isi ku buryo dusa n'abarimo kwishyura ayo makosa twakoze, usibye ko tukinakomeje kuyakora. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Kuva mu mamiliyaridi y'imyaka ashize isi izenguruka izuba. Uku kuzenguruka izuba kw'isi niko guha isura ubutaka n'ibimera biburiho. Mu mpeshyi ibimera bikaba byarumye, mu itumba byose bikaba birashishe, tukagira igihe cyo kubiba ndetse n'igihe cyo gusarura. Uyu munsi kuva ku rubura rwirunze ku mpera z'isi aho amazi y'inyanja aba yarabaye nk'amabuye, kugera ku ishyamba rinini mu isi rya Amazon muri Amerika y'Amajyepfo, ukava ku butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afurika ukagera ku birwa biri mu mazi magari yo mu isi, buri kose muri utu duce kazi cyangwa kumvise kayibasiye ibice runaka by'isi. Izi zishobora kuzaba zimwe mu ngingo z'ingenzi zizakunda kuba zigize amakuru y'iteganyagihe mu myaka iri imbere. Kana nk'amayobera kuko n'uyu munsi izi nkuru ziravugwa mu nkuru nyamukuru. Uyu munsi hashize imyaka irenga ikinyejana abashakashatsi batandukanye mu bumenyi bw'isi bakora ubushakashatsi ku kirere cy'isi. Aha nimvuga ikirere muze kumva ibyitwa klima cyangwa se imiterere no gusimburana kw'ibihe birimo iby'izuba n'imvura. Uyu munsi mu kirere, ku butaka no mu mazi hari ibyogajuru 9, indege 3,000, ibigo bikora ubushakashatsi ku kirere 11,000, ubuhanga bwo gufata amakuru mu isanzure izwi nka ballon sonde igera ku 1,000. Red Blue JD. Sinzi ni bamwe mwarabibonye, ariko nge maze kumva abantu benshi bavuga ko imiterere y'isi ndetse n'iy'ikirere yahindutse cyane kuva mu kinyejana gishize. Bavuga ko ubushyuhe bw'isi buziyongeraho degre Celsius 0.6 kuva mu kinyejana cya 20 kugeza mu 2100.
nzi ahantu kera heraga ubwoko bw'imyaka uyu munsi itakihera. Nzi ubwoko bw'ibimera bwamaze gucika ubu butakiboneka ahantu na hamwe. Nzi ubwoko bw'inyamaswa bwamaze kuzimira bukava ku isi. Nzi abantu bavuga ko igihe imvura yagwiraga cyahindutse ndetse ubu batagihinga bakurikije ibihe by'ihinga byahozeho. Nzi abantu basenyewe abandi bicwa n'ibiza. Hari ikigo mpuzamahanga cy'ubwishingizi cy'Abadage cyitwa